Turabasuhuje inshuti za TV7 igitondo cyiza. Uyu numwanya tubagezaho ikiganiro our life. Giye ubagezaho kino kiganiro Ndize Giselle. Uyu munsi rero tugiye kuganira uburyo ki kwisuzumisha ukamenya uko umubuzima bwawe buhagaze bigufitiye akamaro. Turi kumwe na Dr Kanimba Celestin ukuriye ibitaro Polyclinique La Médicale. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Ariko twakwibaza Dr twakwibaza ngo se ubundi kwisuzumisha, iyo bavuze kwisuzumisha ukamenya ko umubiri uhagaze, tuba dushaka kumva iki? Murakoze, ariko mbere yuko wenda ngira icyo mbivugaho, reka nanjye ubwanjye nivuge. Yego. Nivuge buriya ndi umuganga nkorera muri Polyclinique La Médicale nk'uko bivuga, ikora hano hafi ya Saint Paul. Nkaba tumaze imyaka myinshi dukora, yamaze imyaka 37 ndi umuganga, maze imyaka 27 mfite clinique privée. Tukaba tugenda duhura n'abarwayi banyuranye. Naje no kubwira ko buriya dukorera ahantu henshi muri iki gihugu. Dukorera hariya kuri Saint Paul uzi, dukorera i Musanze, dukorera muri Huye, dukorera muri Ngoma, tugiye no gukorera muri Rubavu. Ibyo rero ubuvuzi buriya bujyana n'ibindi byinshi bituma abantu babasha kwivuza koko. Bijyana n'uburyo bwo kwigisha abantu uburyo babasha kwita ku buzima bwabo. Ni ikintu gikomeye kuko buriya imiti iravura, abaganga baravura, ariko buri igipande kinini kigirwa na nyiracyo. Umurwayi niwe ufata ibyangombwa byose kugira ngo abashe kugira ubuzima bwe bwiza. Ibyo rero byo kwisuzumisha bikaba ari kimwe mu gipande cyo kugira ngo ubwo buzima umuntu abufate neza. Uragenda uri umukobwa muto nkawe ukumva ntaho uniha ntaho babara, ariko buriya ibyiza nuko uvuga utari kwenge kwa muganga amenye neza yuko umubiri wanjye umeze neza. Buriya nta nubwo binahenduka, kuko ubu uvuze uti rimwe mu mwaka ndashaka kujya mu bitaro nivuze nipimishe menye uko meze. Hari ibikunze gukorwa kenshi kubera yuko abantu benshi ari byo bakoresha, ariko ubundi ugomba kugenda rimwe mu mwaka ukipimisha byuzuye, ukaza ko buri mubiri ufite ibice byinshi, ukajyayo umuganga akagusuzuma, ugasuzumisha guhera ku mutwe kuzageza ku birenge, kugira ngo ubashe kumenya neza rwose uko umeze. Ibyo byo kumva nta menyo nta kubabaza, ayo menyo umuganga akakubwira ati ayo menyo nta kibazo afite. Amaso ukabona urasoma ariko ukavuga uti aya maso ndimeze neza. Amatwi bakareba ati nta bukuru gutwa bwibitsemo, bakakureba bagasuzuma umutima bakavuga umutima urakora neza, bagasuzuma umwijima akanyuza muri za ecographe bakakureba umwijima, bakakurebera impyiko, bakakurebera urwagashya, bakakurebera iterisi nk'umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu. Mu ginekologe akakubwira ati nta kibazo ibintu byose bimeze neza, ukanamusobanura ukamubwira uti regles zanjye zigenda neza, ukagusuzuma akareba nkatwe abagabo akareba niba prostate imeze neza, akagusuzuma utwo tuntu twose akagukorera birayuzuye. Hari n'ibindi tugenda tunahura nabyo buri umuntu abaho akumva nta nahababara, afite ndamayiriseri akazajya kwa muganga byaragezeho bikazanamo kanseri. Ibizima iyo gukoreye check yuzuye, gukorera check yuzuye, akakureba akagukora za endoscopy dukora, akabwira ati mu gifu nta hantu hazima, nta kibazo ufite. Kuko hari indwara zitanababaza ariko zigeraho zikagira ingaruka nini ku buzima bw'umuntu. Muri ibyo hari ibyo tumenyereye bindi bisanzwe binorohera abantu bose. Uragenda ukajya kwa muganga bakagupima bagasanga uburyo amaraso ateye ni buzima, bakagusuzuma bakareba niba koko ibyo bice by'umubiri bikora neza, bakareba niba impyiko ikora neza, bakareba niba umutima ukora neza, bakareba niba umwijima ukora neza, bakareba niba pancreas ikora neza, bakareba nizo nkatwe abagabo niba iyo prostate nta kibazo ifite. Ibyo rero hari ibizami bifatwa mu maraso, nibyo abantu bakunze kwita check up. Ariko check up ubundi iruzuza ifata ibyo byose, umuntu akagusuzuma ukagenda uvuga uti koko napimwe
mfite igihe cyo kugira icyizere ku buzima bwanjye. Mfite icyizere cyo kugira ku buzima bwanjye kuko aranagusuzuma akakugira n'inama, arababwira ati wowe yenda ndabona ku mwijima hatarimo hakora neza, kora ibi kora ibi, ndabona impyiko zitari zikora neza, kora ibi kora ibi. Uriya ubuzima burongera ukongera ukabyitaho inama kugiriye, ibintu bikongera bigasubira mu murongo nyawo, ubuzima bwawe ukaba uzi neza yuko mu byo ukora ufite ubuzima bukwiye. wavuga ute se ubundi umuntu yagombye kubikora ryari? yagombye kubikora nibura rimwe mu mwaka, kuko ntibinahendutse nta nubwo binoroshye, kuko nizo za endoscopy ndimo mvuga ni ikizami kiruhishe. Icyo kizami uravuga uti uyu mwaka ndagikoresheje, nazagikoresha utaha, ese nzanagikoreshe ariko numva nagize akantu k'akabazo. Ariko babanje kubwira bati twebwe twapimye twasanze mu gifu cyawe mu muhogo hose hameze neza. Ukagenda uvuga uti ufite icyizere cy'uko ubuzima bwanjye bumeze neza. Ubundi abantu benshi babikoresha rimwe mu mwaka, nubwo buriya ubuzima aribwo buhenda, nubwo byagutwara amafaranga menshi, nubwo byagutwara umwanya munini, ariko uvuga uti nzi neza uko mpagaze. Hari ibizamini wanakora inshuro nyinshi, nk'ibi ngibi ukabanza nk'izi za ikizamini kirebana na sida wagikoresha inshuro nyinshi bitewe n'ubuzima ubaho. Bitewe n'ubuzima ubaho, muganga muraganira kugira inama z'uburyo ugombye kwitwara, kuko nubwo hagiye haboneka amaherefa yoroshya, ariko ntaho yagiye, iracyahari. Iracyahari. Abantu b'abajene nk'amwe umuntu abagira inama akababwira ati rwose mumenye neza iyi ndwara irebana n'ubwandu, nta rukingo, nta muti, nta rukingo. Nubwo tuzi ko izo za ARV zifasha abantu benshi, ariko umuntu agomba kugira uburyo yitwara, ntagire za relation sexuelle zibuze discipline. Ibyo rero ibyo wabikoresha kenshi bitewe n'impamvu. Iby'umwijima, iby'impyiko nabyo wabikoresha, ariko akenshi iyo ugize imana ukabona ari bizima, uwo mwanya w'umwaka si mwinshi. Muganga, twakwibaza ngo ubundi umuntu ukwiye gukoresha medical check-up cyangwa se ukwiye kwisuzumisha umubiri wakareba uko uhagaze, ubundi ni umuntu ukora akazi kenshi, ni umuntu ukuze, ni umwana, ni umuntu umeze ute? Nibyo, buriya uko tugenda dukura ni nako ubuzima bugenda buhura n'utubazo. Buriya umuntu ni nk'imashini, imashini ikuze ibikuze, imodoka ikuze ibikuze. Iyo rero umaze kugera ku myaka runaka, buriya izo check-up ziba zigombye kwegerana kurushaho. Ariko ntibivuga yuko nubwo waba uri na muto utagombye gukoresha izo check-up, nubwo waba udafite ahantu babara haba na hato, urayikoresha. Yenda ntuzayikoresha nko muri iyi myaka tugezemo, imyaka tugezemo uvuga uti reka manzi iteka ndebe ukomeze, tubanze turebe niba nta bibazo, ndavuga ari nk'umubyeyi, niba umura umeze neza, kuko hari niba amabere ameze neza, n'ibindi byose duhuriraho, ndavuga ibitsina byombi. Hari ibyo duhuriraho byinshi, ariko hari n'ibyo ababyeyi bihariye, hari ibyo abagabo twihariye. Ibyo rero icyangombwa ni uko iteka uba uvuga uti rwose meze neza, niba naza na accident. Ariko ibindi ibidusaba yuko wanamera neza, ukomeza iyo discipline, ukomeza kwita ku buzima bwawe. Niba wanywaga amayoga ukanywa make, niba winanizaga bikomeye nk'ibyo ngibyo urimo uvuga, uriya imirimo izahoraho, ntishobora gushira, ntushobora kuyikora ngo uzayirangize. Urayikora, ugakora iyo ushoboye, ugakora itagira icyo yonona ubuzima bwawe, ukagira n'iyo discipline alimentaire y'ibyo urya n'ibyo unywa. Ibyo rero uba uzi neza yuko uri mu murongo nyawo. Ariko nk'uko warumbajije, ubundi twebwe abakuze iyo check igomba kubaho, iyo itabayeho uburindangare. Ariko hari igihe umuntu ashobora kwibaza akavuga ati jyewe yego ndakuze, ariko mfite umuryango, mfite abana, mfite umugore, ese byo ntibyaba byiza ngiye nkoresha
check up, medical check up wenda nk'uko uvuze ngo rimwe mu mwaka nkabikoresha nk'umuryango wose harimo n'abana. Ibyo byaba ari byiza, byaba ari byiza. Urabizi ko buriya tuba tugenda tunagira n'imirimo inyuranye, umwana umaze gukura nawe amaze afite responsibility ze, ariko nk'ababyeyi ntitujya tuzihagarika. Urakomeza ukaganira nabo ukababwira uti rwose nimwitonde, nimenye yuko buriya ubuzima ni ukubusigasira, uyu burangaranye buragenda. Izo nama turazibagira kugira ngo nabo bakoreshe izo za check up, tubapime tubone n'ibizima, bazafate n'umwanya bagaruke bongere bipimishe, bipimisha habaye impamvu, bipimisha nta n'impamvu ihari. Icyo ngicyo rwose izo nama turazibagira. Mu kuntu wagiye utubwira cyane ko ibi bizami birahenda cyane, noneho bigatuma ese ntibyaba ari byo bituma abantu bacika n'intege kugira ngo baze gukoresha iyo check up? Ubundi nibyo, hari amafaranga bitwara, ariko ubuzima bwo butwara menshi kurushaho. Iyo ugize ubuzima bubi, ibyo wakora ibyo ari byo byose, ikintu kiri imbere y'ibindi ni ubuzima bwawe. Icyo wakora, ibyo watunga byinshi, watunga amazu, watunga n'amafaranga, ariko igikomeye gihenze kirimo ni ubuzima bwawe. Ku buryo rero nta kintu cyagombye kuza imbere y'ubuzima bwawe. Nubwo byahenda bite, urabikora kuko ubuzima nibwo bubanza. Ibindi byose ibyo byo gutunga amafaranga uzayashaka uyabone yenda, ariko ntuzayabona urwaye, ntabwo uzayabona utari muzima, kuko n'indi investment iyo ubuzima bwawe ubufashe neza, kuko bituma ukora, bituma n'ibyo byose ubyunguka. Iyo warwaye ntacyo ukora. Yego. Nayo mpamvu ubundi natwe mu byifuzo byacu, nubwo abantu tubakunda, ariko twagombye gukora ku buryo abantu batarwara. Abantu batarwara, kuko iyo umuntu yarwaye ntacyo aba ashoboye. Iyo umuntu yarwaye ntabwo ajya mu bitaro ngo yishyure mituweli, ntayabona. Ariko yari muzima arakora iyo mituweli akayibona, ndetse n'izo assurance ukazijyamo, ukabasha kwivuza, ukabasha kuvuza n'umuryango wawe. Ni investissement nziza igira icyo cyakindi bita ngo return. Iyo return yo gufata ubuzima bwawe neza irakomeye, ni nini rwose. Bivuga ngo icyo wakora icyo ari cyo cyose baza ku buzima bwawe, ibindi bikurikiyeho. Tuzi ko mu Rwanda dufite ubwisungane bwo kwivuza buratandukanye, ariko se kuki ubundi mwebwe wenda nk'abaganga muhora muri iyo serivisi yo gusuzuma abantu no kureba ibyo mwasuzumye uburyo mu bicira amafaranga, niko nabivuga, ubundi kuki ibi bizami biba bitagiye kuri ubwo bwisungane bwo kwivuza? Kiratekereza ko biri ibintu bigiraho bihera. Uriya leta yatanze amafaranga menshi kugira ngo tubashe kumenya icyo igikorwa cy'ubuvuzi kigura. Ese waba wakishyuriwe na leta, waba wakishyuriwe na assurance, waba wanakiyishyuriye, ibyo ari byo byose icyo gikorwa gifite uko kigura. Leta bitanze amafaranga menshi kugira ngo amayetide akorwe, tuzamenye ese uyu munsi ibi bizami dukoresha byagombye kugura angahe dukurikije uko abanyarwanda bafite umutungo w'abanyarwanda umeze, kuko ntitwanabyibagiza nabyo. Ntabwo abanyarwanda dufite amafaranga menshi, ariko muri ayo mafaranga make twaba tunafite tugomba kumenya uko tuyakoresha kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Niyo mpamvu ubona mu gihugu hose hagiye mituweli ibasha gufasha abantu ku buryo babasha kwivuza, bisungana bakivuza. Ibyo rero ibikorwa mvuga byakozwe byo kugira ngo bamenye agaciro cy'igikorwa runaka, byagombye kudufasha kugira ngo hatagira umuntu ubibonamo amaronko atariyo, cyangwa se hakagira n'utabasha gukora. Kugira ngo muvugishe ukuri, ni uko ubu ngubu tumaze igihe twifuza yuko ibintu byahabwa agaciro nyako. Ndavuga niba uyu munsi ugomba gupimisha umwijima, ugomba kubagwa kugira ngo ubyare, ugomba kubagwa ku mpamvu zindi zinyuranye, iyo leta yatanzeho amafaranga kugira ngo icyo giciro kimenyekane. Twagombye kugeraho kugira ngo noneho n'ibyo dukora nabyo bihabwa agaciro kabyo. Nitubishakamo inyungu zikomeye, turashaka ko bigirira abanyarwanda akamaro. Bigirira abanyarwanda akamaro, ukavuga uti jyewe nubwo wenda nishyuye mituweli 3,000,
sibyo yagombye kugura, yagombye kugura yenda 10. Ukaba ubizi ukavuga uti leta yarabaze isanga rwose ubushobozi bw'abaturage bayo ari uko umuntu yakwishyura 3,000 7,000 bitewe na kategori umuntu arimo. Ibyo rero icyo gikorwa cyarakozwe, ntabwo twagombye ndavuga kwibeshya. Twagombye guhera kuri ibyo kugira ngo tubashe kugera koko ku gaciro nyako kw'igikorwa runaka kigombye gukorwa. N'izi za assurance mu byo zibara zikanabara ziti twebwe abantu baje kudusaba ubufasha kuza kubana natwe kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, ibyo tuzabishyuza nibi, ntabwo tubahenze, natwe ntiduhenzwe, natwe ntiduhombye. Ibyo bikorwa rero bikabarwa neza, byamara kubarwa neza abantu bakabiheraho tukabasha guha abanyarwanda ubuzima bwiza. Kuko nkeka ko ariyo ntegano inshingano y'umuntu wari wese, inshingano ya leta, ni inshingano y'abo bafite assurance, ni inshingano ya mituweli, ni inshingano y'abaganga nabo ubwabo. Tugomba gutanga ubuzima bwiza kuri abo banyarwanda, niyo misiyo ya mbere. Ibindi bizaho nibyo kubyubakiraho. Nabyo kubyubakiraho, ntabwo abantu bashatse gukirira ku bandi ntibyakunda. Ariko nanone ntibagombye no gukora bahomba, nabyo ntacyo byaba bimaze. Kuko buriya ibikoresho bikorerwa mu bitaro nubwo byaba bya leta, kuko leta buriya iyo atari umuntu atakura amafaranga mu mufuka, agera aho ngaho agatekereza akavuga ati ibikorwa birimo bikorerwa mu bitaro bya district hano, mu bitaro bikuru bya CHK, mu bitaro bikuru bya Faisal, ibi bintu kuva ari leta bitangamo kuko amafaranga nta bikora mu mufuka, uribeshye ukagira ngo ibyo bintu ntibyahenze. Byahenze nuko leta bitangaho amafaranga menshi. Amafaranga menshi ni nayo mpamvu yenda dusaba abantu kugira ngo dukuje muri izo za mituweli, abantu babashe kugira ka contribution batanga, ariko leta ibafashe kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Nabishoboye bagira ubuzima bwiza, kuko za assurance zihari nazo zigombye kubibara neza ku buryo zitabahenda, zitabatinyisha. Kuko barakubwira turatanga premium yaya ngaya ugahinda umushyitsi. Ibyo rero twagombye kugenda koko byose tubishyira mu nzira nyazo ku buryo abantu babasha kugira ubuzima bwiza. Iyo turi kuvuga ubuzima bw'umunyarwanda, tuba tuvuga ubuzima bw'umunyarwanda wese, yaba uri hejuru ndetse n'uworo hejuru hasi. Ariko noneho ndagira ngo mbwire, iyo ureba nkawe w'umuganga, iyo ureba imbogamizi zihari cyane zituma abantu batitabira igikorwa cyo kwisuzumisha, ubona ari nk'izihe? Ntekereza ko hari buriya kwigisha no guhozaho. Kwigisha no guhozaho kuko nibyo singiye kujya mu by'imitungo, ariko ndashaka kugira ngo mu by'imyumvire. Kuko iyo urimo uganira n'abaturage, umuntu arazababwira ati rwose ati mfite ati abantu barandoze, ati mfite inzoka inyuruka mu mubiri hose. Icyo cyangombwa gisabwa ni uko uyu munsi mu nzego twagiye dushyiraho, ndavuga zashyizweho na leta, zigenda zikagera hasi mu baturage, zihozaho kubigisha, zihozaho kubakura mu bujiji. Kuko buriya hari igipande cy'ubujiji kinini gikomeza kutugendamo. Icyo katubaze tugikureho, ibyo by'ubujiji tubikureho, tunamenye ko serivisi zose zikwiye zitangirwa kwa muganga. Tureke gutekereza yuko hari abandi babifitemo inyungu bagenda bakabeshya abaturage bakabiba mu by'ukuri. Babiba, leta nayo irabareba, izabibahanira. Niba utahanye uyu munsi izabahana ejo, kuko hari abantu bafite izo ngeso mbi zo kuyobya abaturage. Ariko nk'izi nzego twashyizeho zegera abaturage, zirebana n'ibikorwa by'ubuzima, zagombye kubafasha ku buryo buhoro buhoro icyo kintu cy'ubujiji cyashiramo. Umuntu akavuga ati gewe amafaranga afite, ndakora uko nshoboye kugira ngo ubuzima bwanjye bube bwiza, ndakora uko nshoboye kugira ngo umunsi narwaye nzajya njya kwivuza nivuriza igihe, ngeyo ntararemba, ntaramera nabi. Kuko abantu bagenda bakajya kwivuza barembye kwiri, kandi bashobora kwivuza na mbere. Aho umuntu agatinda akabanza akanywa imiti ya kinyarwanda, imiti ntigira icyo itanga, akajya kwa muganga yarembye. Bivuga ngo rero buhoro buhoro tukwiye kugenda tuganira n'abo duturanye, tuganira n'abaturage muri rusange, tukabasha kubasaba yuko babasha kwivuriza igihe, babasha no guteganyiriza ubuzima bwabo. Guteganyiriza ubuzima bwabo ni ya mituweli navugaga. Iyo mituweli yego sinavuga ko benda uri ku bushobozi bw'abantu bose, ariko si amafaranga menshi. Si amafaranga menshi,
ndetse n'abayafite bagafasha abatayafite kuko nicyo mituweli buri ivuga. Ibyo rero nkeka ko leta ikibishyiraho ingufu kugira ngo abanyarwanda twese tubashe kwivuza. Hari nk'umuntu uba udukurikiranye aka kanya akavuga ati ngewe mfite mituweli, ese ni nk'ibihe bizamini nshobora kuba nakoresha kugira ngo ndebe uko umubiri uhagaze kandi bishobora kuba byakwishyurwa kuko kuri mituweli? Ubu mituweli ndatekereza ko itaragira n'ingufu cyane, ntiragira n'ingufu, nubwo hari imyaka runaka ishize yaratangijwe ariko iracyakomeza kwiyubaka. Ntabwo iriyubaka bihagije ku buryo byakorohera abantu kwivuza kuko iyo check up nkuko nayivuze ukoresheje mituweli ntabwo byoroshye kubera ko nazo na mituweli ubwayo ntiragira ingufu cyane, ariko izazigira. Icyangombwa ni ugutangira, icyangombwa ni ukugenda umunsi ku munsi iyo mituweli tuyubaka. Tuzayubaka tugeraho ibasha gukorera izo check up abantu bose bayigana. Ubu ntirabigeraho, leta iracyakomeza kuyubaka, n'inzego z'ibanze ziracyakomeza gufasha leta kugira ngo yubashe kubakwa. Natwe twese abafite ubushobozi turacyasabwa kugira ngo tuyifashe nawe yiyubake. Igihe kizagera abantu babashe gukoresha mituweli. Ubu ntibyashoboka, ntibyakoroha. Ni ukuvuga ngo abafite mituweli habaye imiti y'ibanze, habaye n'ibikorwa by'ibanze, ubundi kuko buriya nayo irakomeye, nubwo nabonye nshaka kuyisubiza inyuma gatoya, kuko buriya irakuvuza kuva mu rwego rwa centre de santé, urwego rwa poste de santé, centre de santé, hôpital de district, hôpital de référence, ikazageza no muri za Faisal. Iyi mituweli ikugezayo ariko ntabwo iragira ubushobozi, ndavuga bwa budget bunini. Ubushobozi bwa budget nibwo buzana imiti, nibwo buzana ibizami bigenderwaho kugira ngo umuntu abashe gukoresha iyo check up, ariko bitinde bitebuke bizaza. Dufite icyo cyizere. Ni ukuvuga ko umuntu ufite mituweli adashobora gukoresha check up? Ntabwo byamworohera, yongeraho utundi tuntu. Cyangwa biterwa n'ikizami yaba ashaka gukoresha? Biterwa n'ibizami akoresha, ibyo nkubwira byo gupimisha byose bisaba ubushobozi bunini, kandi abaturage bacu muri rusange ntibarabugira. Mbese aho bigeze ubu ngubu yivuza ariko agize akabazo, ariko si cyo cyifuzo cya leta, si cyo cyifuzo cyacu twebwe ababa mu by'ubuvuzi. Twifuza ko izo ngufu zaboneka, umuntu nategereze ko arwara, akabanza akamenya uko ahagaze, agakora icyo bita prevention kugira ngo atarwara, kugira ngo abashe no gukora. Ntabwo uzajya mu murima malaria yagusabitse, ntabwo uzajya mu murima warwaye igituntu, ntabwo uzajya mu murima warwaye izindi ndwara zose zinyuranye. Ibizima jya kwa muganga babanze bagufashe kugira ngo utagira ikintu kiguhungabanamo. Watubwiye ngo ubona hakiri ikibazo cyane cyane cy'imyumvire. Ese nk'abaganga mutarinze gutegereza wenda ngo wa murwayi azabasange, mujya mukora igikorwa cyo gusanga umuturage mugakora ubuvuzi bwegera abaturage, dore ko uyu munsi turi kuvuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Mujya mukora igikorwa cyo kwegera noneho abaturage mukabigisha uburyo bagomba kwirinda, ndetse mukababigisha n'akamaro k'ibyiza ko kwita ku buzima bwabo? Ubundi twebwe byose bigenda biterwa n'uburyo abantu babikoramo. Buriya nk'inzego za leta zikunze usanga cyane abaturage iwabo. Natwe turakiyubaka, ndavuga muri ibi bya za médecine privée dukora turakiyubaka, ariko ni icyifuzo cya Minisiteri y'Ubuzima. Byanze bikunze igihe abarwayi bari iwacu bicaye bategereje kubona na muganga, bategereje kubona ibisubizo by'ibizamini batanze muri laboratoire, abo bantu tubashyiraho inyigisho, tukabigisha ukuntu igituntu cyandura, tukabigisha ukuntu sida yandura, tukabigisha ukuntu umuntu ufite za hepatite abyivuza, tubashyiraho ayo mavideo. Abantu bakayareba, ntibinahagije, natwe ubwacu turihugura kugira ngo ibyo byose ubashe kubimenya no kubisobanura. Bivuga ngo rero igikorwa kirakorwa, ariko
yenda cyagombye no gukorwa neza kurushaho tukegera abaturage nkubwira izo nzego z'ibanze mu manama abera mu midugudu yacu barabigisha abo bareba n'ibibazo by'ubuzima muri iyo midugudu barigishwa nabo bakagenda bakigisha abandi. Ni igikorwa gikomeye leta ifite mu rutambwe runini kuturusha ariko natwe ku nzego turiho tugenda dukora ibyo tugomba gukora kugira ngo abatugana bagende bagifite wabishaka utabishaka. Iyo ibintu bikunyuze mu matwi uyu munsi bikakunyuramo ejo ntabura icyo usigarana uragisigarana ku buryo iyo turimo tureba imibereho y'abanyarwanda y'uyu munsi itandukanye niyo mu myaka 10-20 yashize kubera ko bagiye buhoro buhoro abantu bigishwa barasobanukiwe n'abatarasobanukirwa bazasobanukirwa turabiha umwanya turabihigiye ntabwo wakwifuza kugera kuri results z'umwanya ubusa ariko uko ugenda bisubirwamo bigiraho bifata. Dufite icyizere rero yuko ako kantu k'ubujiji katubamo kaba mu banyarwanda muri rusange kazagenda gahendera gashyiramo buhoro tukazageraho abantu bumva kuko ikibazo cy'ubuzima. Ikiganiro Our Health Our Life turimo turaganira ibyiza byo gukoresha medical check-up cyangwa se kwisuzumisha ukareba uko umubiri wawe uhagaze. Ngira ngo rero muganga mwumvise ukuntu yatubwiye yavuze ko byibura wakabikoresheje rimwe mu mwaka nubwo bishobora kugira amafaranga bigutwara ariko ngo nta kiruta ubuzima. Ngira ngo rero abadukurikiranye mushaka no kutukurikirana kuri Facebook Live TV7 Rwanda mukareba iki kiganiro. Muganga twakwibaza ngo ubundi iyo urebye cyane abantu iyo baje gukoresha check-up ni ibihe bizami bakunda kuza basaba cyane muri iki gihe? Araza akavuga ati genda ndashaka gupimisha umutima, ndashaka gupimisha umwijima, ndashaka gupimisha impyiko, ndashaka kumenya niba ntafite hepatite kuko uyu muri iki gihe iravugwa, ndashaka kumenya niba ntafite hepatite, ndashaka kumenya niba ntafite sida. Ubu nabwo ariko wowe ndabona utangiye no kugira gukuraho gato pimisha na prostate urebe ko ikiri nzima. Ese ubundi usoma neza havuga tereka da ni bikezi havuga uti n'amaso uzayapimisha kuko uko utinda kuyavuza niko urushaho kuyananiza. Wowe banzure igende wipimishe banakubwira yuko rwose nta kibazo utanakeneye no gushyiramo ibigufasha indorerwamo. Ubona ko abantu badushaje tugenda benshi bazizana no kugira ngo ureke kunaniza amaso. Uko ugenda utinda niko bigenda bitaba byiza. Akakubwira yenda bafite ibintu byihariye yaza ukamupima ugasanga ntaho ni ariko tension iri hejuru iyo kamubwira uti rwose kora ibi ndetse tangira unatinyuke kuko abantu bagateze ndamwe binini ntababara ariko wababara utababara umuvuduko ni muremure uri hejuru wowe tangira ibinini utazabitangira wagize stroke kuko stroke iraguhitana n'ubwo wavamo ikagusigira ubumuga bunini. Wowe tangira ufate ibinini bigabanya umuvuduko yaje ntabizi ntaho ataka ntaho ababara uwo mufatira tension ugasanga iri hejuru. Uwo muvuduko rero nicyo cyangombwa cyo kugira ucya rimwe ukibwiriza ntaho gukuruye ukajya kwa muganga uti kamaze ndebe ibintu byose uko bimeze kuko uriya nk'ibyo n'urwo rugero nari ntanze rw'umuvuduko ubaho ntacyo wumva nta muto urwaye nta mavertige ugira ariko cyo kiri hejuru. Uko kiba kiri hejuru niko kigenda kikumunga kikazageraho kiguha ibibazo bikomeye. Wibitegereza bikore mbere mu baganga baguha imiti igufasha ko umuvuduko utajya hejuru. Ubaho uzarangize imyaka yawe neza. Nubwo biba bigusaba kunywa kanini ka buri munsi ariko biruta ko wagira utyo ukagira ka stroke ugata ubwenge ukajya mu bitaro kuko iyo uvuyemo uva muri ikimuga. N'ibyifuzo ubundi ubishoboye uwo ari we wese agomba guteganya ko nibura rimwe azajya kwa muganga bitamusabye ko abarwaye kavuga tujya kwa muganga ukora iki ko naho mbabara
nawe babara ariko hari ibyo utazi hari ibitaratanga ibimenyetso ariko bihari bivuga ngo rero kwirinda wa mugani biruta kwivuza icyo kintu gisohoze kuri televiziyo ubabwira abantu bateganye uburyo bagomba kwirinda ni ikintu gikomeye muganga abantu benshi baza kwisuzumisha ariko rero reka ntibande cyane ku bagore abagore iyo baje ni ibiki bakunda kwisuzumisha buriya abantu bose hari ubwo biterwa n'umuganga ugezeho umugore uje kukwivuzaho uwo ari we wese uramufasha ukanza ukareba niba amabere ari mazima kuko iyo byajemo ibibyimba byajemo za kanseri biba bikomeye ntubisubize inyuma ukabanza ukamurebera n'umura niba ari muzima ugira imana ugasanga umura ni sawa ubu ngubu twagize n'amahirwe yo kugira ecography ukamurebera niba na nyababyeyi imeze neza n'izo tansiyo ukazimufatira kuko ibyo tubihuriraho baba umugabo baba umugore irazamuka akenshi nkeka ko ari ibyo ngibyo abaganga bageraho inama abadamu kugira ngo babashe kwisuzumisha ukareba niba ibyo ari ibyo tuhuriraho twese muri rusange hari n'ibyo bo bihariye ibyo bihariye n'ibyo navuze byo kurebesha niba amabere ameze neza niba umura umeze neza niba nyababyeyi imeze neza niba n'iyo tansiyo nawe atayifite niba umwijima ari muzima ibyo byo tubihuriraho twese waba umugabo waba umugore bivuga ngo rero icyangombwa ni ukwibonana n'umuganga muganga ukamwizera akakugira inama zuzuye wenda nko mu gihe nk'iki ngiki cy'ubukonje hari imvura nyinshi ni iki watugira inama cyo kwisuzumisha cyane ni nk'ikihe buriya ubukonje bw'ino ubukonje ntabwo ubukonje bwinshi tugira natekereza ko dufite n'ubushobozi bwo kuba twabona ibyo twifubika ariko njye natekereza ko nta n'icyo twanagombye kubona cyihariye uretse kwirinda ko wagira umusonga buriya nubwo mvuga ko tugira ibihe byiza muri iki gihugu ariko harahakonja harakonja mu gihe za Byumba ukajya za Ruhengeri za Musanze hari ubwo ugira ukabona hari ibipande bimwe bikonja bikonja rwose ukajya za Nyabihu hari ahantu hakonja aho hantu mu misozi icyangombwa no kugira abaturage ko birinda kuba bagira imisonga bakajya hanze bifubitse uretse ko n'imbeho ubwayo ibasaba kwifubika bikikora ariko nta burwayi bundi bwihariye umuntu yavuga ngo uzipimisha ibi n'ibi kubera ko hakonje tugira ibicurane bibaho ariko ibicurane biha disipurine ukanywa ibishyushye ugakira nta bwoba twagombye kugira iyo iki gihe cy'imvura turimo muri iyi minsi uretse ibijyanye n'imiturire ni ukubanza kureba nawe niba utari mu manegeka ukayitondera ntujye mu manegeka dore ko hari ibiza byinshi kandi ibyo biza nabyo bitera n'umwanda nabyo byatuma burya n'umwanda tukagira isuku inama tugirwa rwose n'abarebwa n'ibikorwa by'ubuvuzi mu midugudu yacu tukazubahiriza tukiga no haba malariya tukiga no kuryama mu nzitiramibu ntacyo bigutwaye aho kugira ngo abana bawe bahore mu bitaro kubera malariya nawe ujye mu bitaro unanirwe no gukora kuryama mu nzitiramubu bigutwara iki baravuga ngo babura umwuka wawe ute hano biteganijwe ko umwuka uhanyura abantu icyangombwa no kubyimenyereza urabyimenyereza ukaba uzi neza yuko utandukanye na malariya nabwo kandi nabwo ntibategereze ko banayirwara nabwo bajyana kwisuzumisha bakareba ko ubuzima bwabo buhagaze niba budafite malariya malariya ariko ubundi iyo wayifashwe ibimenyetso biraza ariko hari igihe ishobora kuza ariko kubera ko umubiri uba ufite imbaraga ntunegekare cyane ukumva wagize umuriro ukumva ufite umutwe uba ujya kwa muganga barebe koko icyo cya malariya kitagukubise utwo rero ni twa tuntu abantu basuzugura cyane navuga ati umutwe wanoroshye nanyoye aspirine nanyoye paracetamol biragabanuka kumva ariko malariya ntaho yagiye nijoro ikakuzonga rwose bivuga ngo rero iyo wumvise utangiye kugira ibimenyetso jya kwa muganga utararemba jya kwa muganga utararemba kuko iyo urembye bigutwara byinshi
n'ubuzima ukaba wanabutakaza. Nibyo. Murakoze cyane muganga, rero ngira ngo mwabyumvise ko ibyiza ari kwisuzumisha mbere yo kurwara, ni byiza kandi no kwirinda mbere yo kurwara. Ni byiza rero kumenya uko ubuzima bwawe buhagaze. Ubuzima bwawe ugomba kubukunda kuko nta muntu uzagukundira ubuzima kurusha uko wikunda. Ugomba kwikunda, ugakunda ubuzima bwawe, ukabwitaho. Ni uko ubwitaho ni kumenya uko buhagaze, uko ubwitaho nuko ugira gahunda y'ubuzima bwawe, ukarya imirire myiza, ukirinda mu gihe nk'iki ngiki hari ubukonje bwinshi, ukirinda malaria. Ni byinshi ugomba kwirinda kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kuba bwiza. Noneho muganga, turi kugenda tugana ku musozo, tugira ngo utubwire, tugiye twumva impfu nyinshi, kujya kumva ngo umuntu yarari muri dushe basanga yapfuye, kumva ngo umuntu yarari kunywa icyayi mu gitondo basanga byarangiye, kumva ngo umuntu yarari ku kazi mwari muri kumwe rwose ukajya kumva ngo birarangiye. Buriya biba biterwa n'iki? Buriya hari izo mpfu zitunguranye kenshi zibitaho zihurira n'umutima ubwawo. Buriya umutima ni imashini. Arabwo ugenda mu modoka wavuye wawe ari nzima, wagera mu nzira ukumva itangiye kuzana ibibazo, moteri igapfa. Buriya rero n'umutima nawo n'undi moteri. Iyo moteri hari ubwo ibaho ngaho ntiguhe ibimenyetso bigaragara, ariko ikaba ifite ibibazo. Iyo moteri yitwa umutima ifite ibibazo, ibitera n'ahandi, ndavuga n'ahandi mu bipande by'umubiri. Twariho tuvuga bya stroke. Ubwo ugira utya ku mpamvu zinyuranye, kubera ko amaraso atanagenda neza mu mubiri, akazagera hakavura. Yamara kuvura agapande kakagenda kajya mu miyoboro yo mu bwonko kakayifunga, ugata ubwenge. Bahujyana kwa muganga, yenda bagira imana ukabivamo, bagira ibyago, bavuga bati umuntu yaviriye mu mutwe kubera ko amaraso atakomeje kugenda, bikonona igipande cyinshi cy'ubwonko, ugahura n'ibibazo, n'umutima urahagarara. Ni nayo mpamvu tuvuga tuti rimwe ugiye kwa muganga bagufatire uwo muvuduko, bamenye umuvuduko uko uteye, kuko buriya ibintu byose bigenda bigeraho bisa. Iyo impyiko zidakora neza, nanone ibyo bibazo byose biravuka. Bivuga ngo icyo bidusaba uyu munsi ni uko ufata umwanya wawe ukamenya neza ko umutima umeze neza, ukamenya neza ko umuvuduko umeze neza, ukamenya neza ko impyiko zawe zimeze neza, kuko ibyo byose buriya umuntu ni ikintu kimwe. Iyo impyiko itagenda neza, umutima nawo ntugenda neza. Iyo umutima utagenda neza, umwijima ntugenda neza, impyiko ntizigenda neza. Iyo ibyo byose bitagenda neza, n'ubwonko ntibugenda neza. Bivuga ngo icyangombwa gikomeye, ba hafi, wizera abaganga, ujyeyo igihe cyose ubishoboye, bakugira inama kugira ngo ibyo bintu gutungura bitazabaho. Wanabihindura kuko udeze n'abaganga ko bibafata. Ni ibyago, kuko hari ubwo indwara abanyarwanda turwara n'abaganga barazirwara buriya, nabo ni abantu. Bivuga ngo rero byanze bikunze icyo tugombye gukora, nubwo tubibwira abandi, natwe tugombye no kubyibwira, kuko ni ikintu gikomeye buriya. Tugomba kukibwira, ukifata umwanya ukipimisha, waba ufite n'ibibazo ukabigirira ingamba, ukabigirira ingamba, mbese tukagerageza no kuba intangarugero, kuko nabyo ni ibintu bikomeye. Yewe nubwo bitanashoboka, ariko buriya tuba twakoze ibishoboka byose kugira ngo tube intangarugero, tukagira disipline, nawe ukipimisha, nabo mukorana bakavuga bati uyu muntu afite umurongo. Bivuga ngo rero byanze bikunze n'abakugana bakakwizera, bakavuga bati uyu muntu afite umurongo. Iyo nawe uri ruharwa, ibibazo biravuka. Bivuga ngo rero byanze bikunze, uwo ari we wese, waba n'umuganga, waba n'umunyarwanda usanzwe, wowe inzira nyayo, inzira yuzuye niyo kwegera abaganga bakakugira inama,
bakakubwira ibigomba gukorwa, bakakubwira ibibazo bitangiye kwigaragaza, ukabifatira ingamba. Naho ubundi ugira utya kubera ko wavuze utabitinzeho bikagutungura, ibibazo bikavuka, ibibazo bikavuka mu muryango, ibibazo bikavuka mu bavandimwe, ibibazo bikavuka mu bana, bivuga ngo reka dukore ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu bitazadutungura. Ese muganga, waba wowe uheruka gukora medical check up ryari? Twe duhora tubipimisha. Kubera iki? Kubera n'impamvu nubwo utanabishaka. Uriya tugira imyenda y'amabanki kugira ngo babashe kuguha impapuro zuzuye. Bagusaba gupimisha. Rimwe nawe ukagira icyo umva biragutunguye. Bakakubwira bati tansiyo iri hejuru. Ukabugiza imana ukabiheraho kugira ngo baguhe credit nk'umuganga. Kugira ngo baguhe credit nk'umukiriya wa banki. Waba umuganga wa n'undi bagupimisha. Ukagenda ugapima bagasanga izo tansiyo ziri hejuru. Ukabura bimenye. Abapima imyijima bakabagira imana ugasanga ni sawa. Bakaguha amafaranga ukagenda ugakora. Ubu bitaba ibyo. Nukuvuga ngo banki yisanze ufite indwara nta credit baguha. Yabiguha ariko hari ibindi gusaba. Bivuga ngo ibizima ubundi wagombye kujyayo wabanje no kwipima, ukagenda uzi neza yuko utaza gutungurwa. Wizeye. None se ubwo ushaka kumbwira ko utegereza igihe cya credit kugira ngo wipimishe cyangwa ko tubihoramo se biba byabaye. Uhora muri credit. Tubihoramo. Tubihoramo ariko icyo ngicyo ni ibyo kwivugira, ariko nibura ugombye kwipimisha cyane cyane ko bikorerwa iwanyu, bikorerwa iwacu. Bikorerwa iwacu, ndavuga n'abakozi bandi dukorana. Uramubwira uti wowe ufata umwanya, iyo check up ntitunayikwishyuza, yikoreshe, umenye neza uko uhagaze, ejo utazadutera n'ibibazo kuko turanabavuza. Nibyo. Noneho muganga, umuntu yamaze gusobanukirwa check up uburyo muyikora, uburyo ifasha umuntu, ariko umuntu yakwibaza atari ku bundi ko numva intwara amafaranga menshi, nkumva ko no ku bwisungane bwo kwivuza ibizami bimwe na bimwe biba bitariho. Ubundi ndagira ngo kwa kundi turi kuvuga ngo turi kugomba kwigisha abanyarwanda, ndagira ngo basobanukirwe neza, ubaho ubutumwa ibyiza byo gukoresha check up, dore ko rimwe na rimwe iyo batabikoresheje, iyo batitaye ku buzima bwabo, bashobora no kuhasiga n'ubuzima. Uriya mba mbivuga kuko hari indwara zitagaragarira uzifite. Bivuga ngo rero iyo ukoresheje check up muganga arabibona, aranakubaza. Hari buri indwara zikunze kubaho kandi nini, nakubwiye nk'izo ngibyo byo kugira umuvuduko. Umuntu abaho ntarwara umutwe, yewe nta vertige yumva, ariko umuvuduko uri hejuru ntabimenya. Rero iyo ugiye kwa muganga bakubwira batari ku muvuduko wawe uri hejuru, umuvuduko w'amaraso uri hejuru, wowe tangira ufata utunini. Ukavuga utese ko ntababara. Ese buriya nta yindi discipline ashobora kuko hari n'abantu bavuga ati buriya ninjya no gukoresha check up muganga leta ashyira komite, nta n'ubundi buryo wenda bamubwira ati uramubwira. Hari n'ubundi buryo. Uyu munsi tugomba kumenya n'imirire yacu. Ndavuga imirire yacu, niba wanywaga alcohol nyinshi ukayigabanya, niba wirundagamo inyama nyinshi cyane, warya inyama nyinshi cyane ukazigabanya, ku buryo utananiza umubiri wawe. Ukabaza ukanamenya neza ko nta na za diabete ufite. Uretse yuko kenshi ugira inyota itasanzwe ukabyibwira nawe ukajya kwa muganga, ariko ibizima nuko utageza aho ngaho, aho ugera ku burwayi. Urabanza ugafata ukagira discipline mu mirire yawe, ugira discipline mu mirire yawe, ntuzagera aho uhura n'izo za diabete, ntuzagere aho uhurira izo za tension ko biranajyana, ntuzagera aho uhurira n'ibibazo byo kutabasha kubona, kuko nabyo mu maso buriya diabete itera ibibazo. Bivuga ngo igikomeye ni ukubanza kuvuga ute se ubundi nk'abanyarwanda twese muri rusange ikihutirwa ni ikihe?
ikihutirwa se ni iyo check up yo kujya gufatisha amaraso, kujya kunyura mu byuma, yego, ariko bitewe n'ubushobozi ufite. Ntabwo uzaba utagaburiye abana bawe neza, utivuje neza, utanabavuje neza, ngo ujye gutanga amafaranga menshi muri iyo check up. Ariko icyo wakora cyo cyonyine kinoroshye ni imyitwarire yawe, mu mibereho yawe no mu mirire yawe, mu byo urya no mu byo unywa. Ibyo ngibyo ntacyo bigusaba. Bigusaba rwose ko wubahiriza ibintu byose biri mu rugero rukwiye. Ibyo rero buri munyarwanda wese yabikora. Buri munyarwanda wese yabikora, kuko hari ubwo ugeraho ngaho ukabanza ukanibaza ute se ko tubona abantu ko bagenda ahubwo bagira uburyo ariko bagenda bahura n'ibibazo by'ubuzima. Kubera ko ibyo ukabona umuntu yabaye umucuruzi, yatangiye kubona amafaranga, ukabona yarwaye diyabete. Ukabanza ukavuga ute se byaba bigenda bite? Kuko hagera aho yagira ubushobozi ntabashe gukontorora iyo mibereho ya buri munsi, iyo mirire ya buri munsi, uko afite ubushobozi ntagire disipurine yo gutuma ubwo bushobozi bukoreshwa neza. Ibibazo bikavuka. Sinavuga ko abafite ntuze bose ari ukutitwara neza, ariko kenshi nuko tuba tutagiye twubahiriza uburyo bwacu bwo kwitwara bwa buri munsi. Ibyo rero ni ya disipurine mvuga, ni bya bindi twigishwa n'inzego z'ubuzima ziri mu midugudu yacu, ziri mu maposte de sante tubamo, ziri mu maklinike tujya kwivurizamo. Izo nama tugirwa twagombye kuzubahiriza. Twazubahiriza ibyo bibazo bikanagabanuka. Ariko igihe cyose ufite ubushobozi, koresha ibishoboka byose kugira ngo ubanze umenye koko ko icyo gifu ari kizima, umenye ko umwijima ari muzima, ko izo mpyiko ari nzima, ko iyo prostate ari nzima, ko amabere ari mazima, ko umura ari muzima. Bikoreshe. Ibyo dutunze bigomba gutunga ubuzima bwacu. Ibindi byo kugira amakonti muri banki, niba ufite ubuzima uzanayagira nayo, ariko bari byo uheraho ubanza ugira ubuzima bwiza. Ni ikintu gikomeye abantu bose bagomba guhora. Simvuze yuko uyu munsi abantu bagiye guhagarika ngo ureke kugaburira abana bawe ngo bahage, ngo uvuge ngo amafaranga mfite ngo nawe kujya gukora check up. Shyira mu gaciro. Shyira mu gaciro igihe uzaba wayabonye uzabikoresha. Igihe uzaba ugomba kwishyura umwana ku ishuri, mwishyurire. Iyo check up izabiza. Nta gahato karimo. Ariko icyangombwa ibyo ushoboye wowe byawe bijyanye na disipurine y'imibereho yawe yikore. Ntibigusaba ibya mirenge, ntibigusaba amafaranga menshi, bigusaba imyitwarire myiza, nta kindi. Iyo myitwarire myiza rero abanyarwanda bose bifuza kuyigeraho. Ndumva inzira turimo ari nziza. Murakoze cyane muganga. Rero ngira ngo mwumvise inama za muganga. Ugomba gukunda ubuzima bwawe, ukagira imyitwarire myiza mu buzima bwawe, kugira ngo ukomeze kubungabunga ubuzima bwawe, ndetse n'umuryango wawe ukomeze kubungabunga ubuzima bwabo. Mwita ku mirire yanyu, mwita ku myitwarire yanyu, ubuzima bwanyu burushaho gutera imbere. Burya ngo ubutunzi bwa mbere ni ubuzima. Muganga yatubwiye ngo ushobora kuba ufite amafaranga menshi kuri konti, ariko nta buzima, nta kintu yakumarira. Ngira ngo mujya mubibona cyangwa se mujya mubyumva, abantu bakajya kwivuza hanze bagatanga za miliyoni magana ngahe bakivuza, ariko nanone ukabona ntabwo bikunze, ntabwo bishobotse. Ibyiza rero nuko twakwirinda, kuko kwirinda biruta kwivuza. Turabashimira rero mwe mwese mwakomeje kubana natwe muri kino kiganiro. Dushimira muganga Dr. Kanimba. Murakoze cyane. Mwabashije kwitabira ubutumire bwacu. Ngira ngo n'ubutaha nitubahamagara muzaza. Muri abacu mwumve nta kibazo. Murakoze cyane. Mukomeze rero kugira ibihe byiza, mugira n'icyumweru cyiza. Imana ikomeze kubana namwe. Naho ubutaha mwari kumwe nanjye Ndizeye Giselle mu kiganiro Our Health, Our Life, amagara yacu, ubuzima bwacu.